uyu munsi tugiye kubagezaho ibintu bitanu bifatiye mbere mu gusenya urukundo. Akenshi urukundo ugomba kurwitaho. Hari abantu bazi ko gukunda ari ukwicara bakagukunda cyangwa se kuba umuntu yakwemera urukundo bihagije. Wapi, urukundo ugomba kurubagarira. Ni nkuko iyo ufite indabo ugomba kuzitaho, ukazivomerera, ugashyiramo ifumbire, ukazitaho, nyine ururabo rugasa neza. Iyo utabikora ururabo ruruma. N'urukundo rero nuko rumeze. Iyo urukundo hari ibyo rubura rurashira, uwo muntu ukunda ugomba kumwitaho. Hari ibintu ugomba kwirinda, hari ibintu ugomba kwigengesera kugira ngo mubane mu mahoro, kugira ngo urwo rukundo rudasenyuka, urwo rukundo rudashira. Hari abantu bavuga ngo urukundo ngo ntago rushira, ngo iyo urukundo rushize ngo nuko utaba warakunze. Reka da, hari igihe urukundo rushira ubyange ubyemere. Sinzi niba nibeshya, ariko ukuntu umuntu ateye yishimira yuko yitabwaho, yishimira yuko agirirwa neza, yishimira yuko afatwa neza. Iyo uwo muntu afashwe neza na rwa rukundo araruguha, kuko umuntu atanga icyo afite. Bivuga rero ngo muri urwo rukundo ntuzibwire yuko ngo umuntu yaragukunze biri forever. Ntago biri forever. Ashobora kugukunda akagera ahantu akabihagarika. Hari n'ahantu nigeze kumva avuga ngo ntago nahagaritse kugukunda, ahubwo naretse kubikwereka. Akagukunda ariko akavuga ati uyu muntu uburyo mukunda we ntago ari bwa nkundamo, uburyo mwereka urukundo we ntago arimo abinyerekamo. Kubera ko rero arimo akomereka, hari igihe noneho yifata rwa rukundo ntarukwereke. Hari n'abantu ahitamo akavuga ati aho kugira ngo nkomeze nkomerekeremo hano, reka ngire gute nigendere, reka nifate, kuko ibyo nkora ntago bingarukira. Ntago naretse kugukunda, ahubwo naretse kubikwereka. Uribaza umuntu ugira aho ngaho. Hari n'umuhanzi wavuze ngo hari igihe ngo uba wumva uri wenyine kandi uri kumwe n'umuntu, ukaba ukundana n'umuntu ariko bikarutwa n'utamufite. Kubera iki? Hari ibintu adagukorera mu rukundo. Bantu rero mukundana, ntuzibwire yuko kuba uwo muntu mwaremeranyije gukunda biri forever. Uko wamuterese, ibyo wamukoreraga kugira ngo agukunde, ingufu washyizemo kugira ngo akwemere, ingufu washyizemo kugira ngo mukundane mugitangira, izo ngufu zakomeza uzishyiremo, ntuzazihagarike ngo wamaze gufatisha. Ibintu rero bitanu bishobora gutuma urukundo rusenyuka. Ni ukumva ko uzategeka uko ukundwa. Akenshi hari abantu bumva ko bagomba kwishyiriraho uko bakundwa, bigasa nkaho gukundwa kwabo aribo bagomba kubigiramo uruhare gusa. Ibi bintu niba ubikora bishobora gutuma cyangwa se bigashyira agatotsi mu rukundo rwanyu. Urugero, cyangwa se ibi bivuze iki? Hari igihe usanga mu rukundo ufite amahame cyangwa ibintu ugenderaho. Kugira ngo umuntu agukunde akaba agomba kugukorera ibi. Ugasanga uri umukobwa ukumva ko kugira ngo umuhungu umenye ko agukunda agomba kugira gute kugusohokana buri munsi. Ugasanga yenda uwo muhungu ntasohoka, cyangwa nta nubwo yumva ko ariko agukunda. Ugasanga urugero, kumva ko umuntu agukunda nuko agomba kugupostinga, akagupostinga kuri status ze, kuri social media ze, akagutera umutoma koko, warangiza ahantu wicaye ukavuga uti ndakunzwe, meze neza. Kumva ko uzategeka uko ukundwa. Undi yenda akaba adakunda gupostinga cyangwa atajya nabigira, nizo social media atazikoresha. Kumva ko uzategeka uko ukundwa, ukumva ko uko kuntu ubishaka, uko kuntu bikunda ariko bazagukunda. Wagira ibyago rero wahura n'umuntu utabyumva kimwe nawe, ugasanga ntago urimo bihura. Ugasanga hari ahantu uvuga ngo ntago ukunzwe. Kubera iki? Urimo urategeka uko ukundwa. Hari umuntu ukunda donc wumva ko umuntu uzamukunda ari umuntu uzamugendana ahantu hose, akamujyana ahantu hose muri gahunda ze zose akazimwinjizamo. Undi atabikora ati ntago nkunda. Ugasanga hari undi, tuvuge cyane cyane ku bahungu, yumva ko gukunda umukobwa, kumva ko umukobwa agomba kumukunda, agomba gukora ibyo umuhungu amubwiye byose atabyibajijeho. Urugero, umuhungu akundana n'umukobwa, umukobwa agiye muri party, agiye mu kirori ahantu. Umukobwa ati sheri wanjye ngiye mu kirori. Umuhungu akamubwira ati icyo kirori sinshaka kukijyamo, sinshaka kugenda wambaye gutyo, sinshaka ko uvugana na kanaka. Ugasanga niba umukobwa byanze avuga ati ntago nkunda. Kumva ko uzategeka uko ukundwa rero ntago ari byo. Bishobora gutuma urwo rukundo rutariho, kuko mu rukundo buri muntu wese aba yishyira akizana. Ntabwo rero uzicara ngo ubwire umuntu uti dore liste y'ukuntu ugomba kunkunda, kuko nawe afite uburyo ateye, afite uburyo ashaka kugukunda. Icyo ni icyambere. Ikintu cya kabiri, ntugahore
uratisha umukunzi wawe ubuzima wakuriyemo. Ubuzima wakuriyemo akenshi bugendana n'abantu muziranye, n'ahantu uvuka, ukaba urimo urakundana n'umuntu ariko ugahora umukangisha cyangwa se umucyurira ushingiye ku buzima waba warakuriyemo. Ahangaha bishobora kugendana nanone n'abantu muziranye, ugasanga uri kumwe n'umuntu kuko mukundana, yenda uziranye n'abantu bakomeye, uziranye n'abantu b'abakire, yenda ukabona uburyo yitwara ntago buhuye na ba bantu wowe ukundana n'umuntu, yenda iwanyu hari ukuntu mwifashije. Reka dufate urwo rugero, ugasanga ufite isoni cyangwa se hari complex ufite zo kumujyana iwanyu kubera ukuntu uwo muntu, kubera ubuzima wakuriyemo, kubera abantu muziranye. Hari ababimukangisha mu buryo bwo kugaragara bw'amafaranga, ntago wamujyana iwabo se, cyangwa se iwacu ntibakwemera, ugomba hakabaho nakubwira ngo ugomba kwihagararaho ukiyemera kugira ngo bataza kugucishamo ijisho bitewe n'ubuzima nyine wakuriyemo. Noneho iki kintu kikaba kibi noneho iyo mugeze mu gushakana, mumaze kubana, kubera uburyo wakuze, ibintu wabonaga, ukaba noneho murashakanye, wagera muri urwo rugo ugasanga bya bintu ntago bibona. Uburyo iwanyu mwari mubayeho, uburyo wakuzemo, uburyo wabonagamo ibintu, ntago urimo ubibona muri rwa rugo washatse. None ugasanga uhora ubimucyurira cyangwa ubimukangisha. Iwacu se twabiryaga, iwacu se ntibyari bimeze gutya, iwacu se ngewe nkura ntago ibyo bintu nabikoraga. Ugasanga ako kantu k'ukuntu wabayeho, ubwo buzima wabayeho kagaruka kenshi mu biganiro, kagaruka kenshi mu magambo uvugana cyangwa se ubwira uwo muntu mukundana. Iki kintu rero nacyo gishobora gutuma urukundo rushira, gishobora gusenya urukundo rwanyu. Ikintu cya gatatu ni ukumva ko ari wowe uhora mu kuri, kumva ko ari wowe utekereza cyangwa se uhora mu kuri. Aha ndagaruka cyane cyane ku bantu bakunda kwihagararaho, ugasanga arashaka ko igitekerezo afite, ibyo yatekereje ari byo bishyirwa mu bikorwa. Ntago akenshi azana igitekerezo ngo akiganire na mugenzi we, oya, aba ameze nk'utegeka. Rimwe na rimwe hari n'igihe yihutira gufata umwanzuro mu buryo bwo kwerekana ko ari we ufite ijambo rya nyuma, nyamara ibi ntago bishimisha umuntu mukundana. Iyo mukundana muraganira, iyo mukundana uha agaciro ibitekerezo bya mugenzi wawe. Iyo utabikora rero ukagenda ku byawe cyangwa ukumva ko ari wowe ufite ukuri cyangwa ari wowe ufite ijambo muri urwo rukundo, ntabwo ari byo. Ahangaha dufatiye ku bantu bakundana batarashakana, tuvuge yuko mugiye gusohoka, mwiyemeje ko musohoka mukajya gusangira agafanta, ariko mwagira n'ahantu mugiye kwicara, mugiye gusangirira, ugasanga umwe muri mwebwe ni wowe, tuvuge umuhungu, arimo arategeka n'ibyo urya, muzanira ibi n'ibi, mwiki niki. Ni akantu kamwe gatoya ariko gakomeye, kuko niba mugiye muri resitora umuntu akaba yakwemvise, mugiye gusangira, hari ibintu ushaka kurya kucya aguhitiramo. Ese arimo araguhitiramo nk'umuntu uguha keya, arimo araguhitiramo nk'umuntu uzi iyo resitora akaba akuzanye kugira ngo urye ikintu kiri speciale, akubwira ati hari ahantu bafite ibi n'ibi n'ibi, arimo araguhitiramo kuko utazi gusoma, arimo araguhitiramo kuko wabimubwiye uti nta kibazo mpitiramo, kuki arimo aguhitiramo icyo kintu? Arimo araguhitiramo se kuko ukunze kurya ibintu bihenze cyane, akaba ashaka kugira ngo aguhitiremo ibya make utaza kumuhombya, kuki aguhitiramo? Kumva ko rero ari we ufite ijambo rya mbere, kumva ko ari we utekereza iby'ukuri, kumva ko ari we iteka ufite rezo, uri mu kuri. Niba ariko nabivuga, ntago ari byiza mu rukundo. Mfashe urwo rugero ariko utekereze ku ngaruka cyangwa se ku bintu bibaho mu gihe mu rukundo umwe ari we ufite ijambo, umwe ari we utegeka, umwe ari we uri mu kuri iteka, undi agahora ameze nkaho bamutegeka cyangwa se bamubwira ibyo gukora. Rimwe na rimwe wavuga n'ikintu bakakubwira ati oya ibyo ngibyo se ni iki, ugasanga nawe urabyumva. Niba mukundana muri babiri nta jambo ufite, niba mukundana muri babiri iteka usa nkaho utsindwa cyangwa se ari wowe ufite ikosa, niba ariko navuga, cyangwa se ukaba nta n'igitekerezo ugira muri urwo rukundo rwanyu no mu byo mukora, ntago ari byo. Ahangaha nibanze cyane ku bantu batarashakana cyangwa se bagikundana batarafata icyemezo cyo kubana. Ni na hahandi usanga niba uwo mukundana adashaka, ari ufite ijambo, ari witeka umeze nk'ugutegeka mu rukundo,
ntabwo uzanamubwira uti ngiye ahantu akwemerera. Kino gisa nk'icyo twa tumaze kuvuga hejuru. Ni na hahandi ashobora no kukubwira ati iyo myenda yikuremo, ntabwo mbishaka, ntabwo nshaka ko uzajya wambara gutyo, ndashaka ahubwo ko uzajya wisiga ibi. Ugasanga ntabwo ukiri wa wundi wawe kopi original, ahubwo wabaye iki, wabaye urimo urahinduka uko uwo muntu agushaka. Kubera iki? Niwe ufite ijambo mu rukundo. Ibi rero mu gihe abantu babiri bahuye, hari ubyishimira akavuga ati banyitaho, bampakeya, akaguma gutyo bakamutwaza ubwonko. Ariko hari n'undi uvuga uti no ibi ngibi ntabwo bishoboka. Ahubwo ugasanga uwo muntu kubera ukuntu ateye nyine, ari we uvugisha inani na rimwe, ari we wumva ko ari mu kuri iteka, undi yagira nk'ijambo ryo kumunyomoza cyangwa se kwanga ibyo amubwiye, ugasanga hajemo akantu ko kugungana akavuga ati uyu muntu ntabwo namushobora, ni igishegabo, ariyemera, niba ari umukobwa yihagararaho, ntabwo namushobora, n'ibindi. Kuki? Ashaka umuntu ucecetse acisha hano akamujyana hariya. Biterwa rero n'ubuntu. Hari n'undi nawuza yenda akaba n'ubundi asanzwe atavugirwamo, ariko kuko akeneye umuntu bakundana agatuza ukamutwaza ubwonko, ariko rimwe kuko atari ko ateye nyine, rimwe ashobora kugera gute kugutombokana, rimwe ashobora kukwereka uwo ari we, ugasanga bya bintu nyine byisha urukundo. Mu rukundo rero niba uteye kuriya, wumva ko ari wowe ufite ijambo, wumva ko ari wowe uri mu kuriteka, nyabuna ibyo bintu uzabyitondere. Kuko no mu buzima busanzwe ntabwo dukunda umuntu uharira ijambo, ntabwo dukunda umuntu iteka wumva ko ari uri mukuru utava kwizima. Nawe rero niba uri no mu rukundo, aka kantu uzajya ukitondera, kuko gashobora gutuma uwo muntu mwahuje mugiye gukundana ibintu bitagenda neza. Hanyuma ikintu cya kane, mwibuze ko turi mu kiganiro Barada Vibes, turimo turavuga ku bintu bitanu bishobora gusenya urukundo. Ikintu cya kane ni ugushyira ibitekerezo byawe ku mibonano mpuzabitsina. Bantu mukundana, cyane cyane mwebwe mutarashaka, cyane cyane mwebwe mugikundana, gushyira imibonano mpuzabitsina imbere akaba ari cyo kintu uha agaciro cyane. Ukumva ko mu gihe mugiye guhura na mugenzi wawe, mu gihe muvuganye, mu gihe akubwira ati duhure, iteka wumva ko muri bukuri imibonano mpuzabitsina. Iki kintu nyabuna gishobora gutuma urukundo rusenyuka, urukundo rushira, urukundo ruhagarara. Kubera iki? Ntago abakundana iteka bahura bahuzwa n'ibitsina. Hari ikiganiro nigeze kubabwira nti mu rukundo rwanyu, mu mihurire yanyu, mu miganirire yanyu, wowe n'uwukundana n'uwo mukundana bakuyeho imibonano mpuzabitsina, bakuyeho sex, kuko ariyo muhura kenshi mukora, bayikuyeho urwo rukundo rwanyu rwaramba. Tuvuge yuko mwihaye igihe mukavuga muti turamara ukwezi tudakora sex, ndamara ukwezi ngewe n'uyu muhungu cyangwa n'uyu mukobwa tutaryamana, urukundo rwanyu rwaramba, cyangwa mwahita mutandukana. Gushyira ibitekerezo byawe ku mibonano mpuzabitsina, iki ni ikintu gikomeye gishobora kukwangiriza urukundo. Igihe uzumva ko umukunzi wawe igihe mubonanye cyose mugomba kuryamana, bizatuma yibaza niba umukundira kumukoresha iyo mibonano mpuzabitsina, cyangwa niba umukunda kuzabana nawe akaramata. Mushobora no kutabana, ariko nanone guhora muhuzwa n'ibitsina gusa ntago ari byo. Iki utagihinduye nacyo gishobora kukubera impamvu. Bahungu bakobwa mukundana muri iyi minsi, ni iki mushyira imbere mu rukundo rwanyu? Iteka iyo uhuye n'uwo muhungu muhuriraho cyangwa n'uwo mukobwa muhuriraho, muganira ku bikisi, mukora ibikisi. Kuko niba guhera kuwa mbere icyumweru gifite iminsi 7, mu minsi 7 mugahura iteka utekereza kuryamana nawe, bitabaho ukanarakara ukavuga amagambo ukamubwira ibintu bidashimishije, cyangwa se ukanarakara uvuga uti bite, icyo gihe ujye ushyiraho akabazo. Uyu munsi rero gushyira ibitekerezo byawe ku mibonano mpuzabitsina, ukumva ko iteka uko uhuye n'uwo muntu mukundana mugomba kuryamana, byakwanga byakunda, ujye ubyitondera. Keretse niba utamukunda ukaba wishakira nyine kwishimisha, kwiryamanira nawe. Ari naho hantu navuze nti ntimukajye mubeshya umuntu ngo umwicaze umubeshye ngo uramukunda. No, mubwiza ukuri, umubwira uti ngiye nta rukundo rurimo, ariko ndashaka yuko tugira gute twiryamanira. Nawe amenye ngo nta kindi agukeneyeho, azajyaza ahita yambura muryama, ubuzima bukomeze. Abakundana bafite ibintu byinshi bakora birenze kure guhuza ibitsina, kuko hari igihe uhura n'umuntu koko mukundanye bya hatari, ugasanga muranicaye murimo muravuga, muri mu magambo, na ya mibonano mpuzabitsina ntimunayibuke. Ugasanga mufite activity, ibikorwa bitandukanye muhuriyemo, ya mibonano mpuzabitsina ikazaza nyuma
uzi abantu bahura niyo mibonano mpuzabitsina ari ibahuje, bamara kuyikora bagahita babura ikintu bavuga, bagahita babura ikintu bakora, ugasanga umuntu ahise asezera aratashye. Kubera iki? Muhuzwa n'imibonano mpuzabitsina gusa. Gushyira ibitekerezo byawe rero kuri iyo mibonano mpuzabitsina cyane bishobora gutuma urwo rukundo rushira, kuko imibonano mpuzabitsina niba muhuye mugihura bwa mbere ari byo urangamiye, muzayikora muyikore wa muntu muri kumwe ashobora kuvuga ati ariko nawe ashyira ubwenge kujya avuga ati uzi ko uyu mukobwa cyangwa uyu muhungu iteka iyo duhuye nta kindi kintu aba nshakaho. Usange niba atari wo murongo we, niba azi kwifatira ibyemezo, kuko hari abantu batazi kwifatira ibyemezo, agatuza nyine bakamuzunguza bakamutwaza ubwonko kuko atazi kwifatira ibyemezo cyangwa se kuko atazi icyo ashaka. Ariko hari undi ushyira ubwenge kujya akavuga ugasanga urwo rukundo rwanyu nta nubwo rurenze umutaru, nta nubwo rurenze amezi 5. Kubera iki? Washyize imbere imibonano mpuzabitsina kandi mugenzi wawe yenda yarashakaga urukundo. Iki kiganiro kirareba mwebwe cyane mukundana, utangiye mu rukundo, utangiye gushaka umukunzi, ibintu ushobora kwitondera kugira ngo bitazagira gute, bitazagusenyera urukundo cyangwa se bitazatuma icyo witaga urukundo gishira. Ikindi kintu rero cya 5 ni ukwiyitaho ku giti cyawe. Iyo ufite umukunzi, ufite inshuti, yishimira kukubona umeze neza, nawe akaba asa neza, ameze neza. Ahangaha gusa neza no kwiyitaho ni ibintu bibiri bifitanye isano. Birebana n'ibintu bifatika ariko nanone bikarebana n'ibintu bidafatika. Kwiyitaho ku giti cyawe gusa nuko muri urwo rukundo usanga ari wowe ushakamo inyungu, ushaka ko ari wowe bakunda, ushaka ko ari wowe bitaho, ushaka ko ari wowe bahakeya, ushaka ko ari wowe basura, ushaka ko ari wowe ibintu byose bibarizwaho. Mugenzi wawe ntubimukorere, mugenzi wawe ntumwiteho, ugasanga urahora wakira ariko wowe ntutanga. Icyo kintu ni kimwe. Ariko noneho kubigaragara, niba mugenzi wawe afite akabazo, ufite ubushobozi, uramufasha, uramwitaho, nawe akwiteho, icyo ni ikibazo gikomeye. Ntago kwitaho, abakobwa ntimunyumve nabi ngo uhite ubwira umuhungu uti wabyumvise ko ugomba kunyitaho, kukwitaho aguha amafaranga, aguha amayinite, aguha tika, aguha ibiki. N'abakobwa namwe mujye mubitanga mu gihe namwe mubifite. Ujye ureba uburyo ushaka ubufasha kuri uwo muntu mukundana. Urimo uramushakaho ubufasha kuko koko ubukeneye, cyangwa urimo uramushakaho ubufasha kugira ngo umukure ibyinyo. Iyo umusaba ibintu birenze ibikenewe byose, wowe nta kintu ukora, wumva amaherezo ari ayahe. Umuntu ugukunda ntabwo atuma waya, umuntu ugukunda ntabwo agira gute abeshejweho no kugukuramo na duke wari ufite. Oya, umuntu ugukunda nawe akugirira impuhwe akavuga ati uyu muntu nta kintu adakora, ntabwo ngomba kugira gute kumukura ibyinyo nk'uko mubyita. Umuntu rero ugukunda ntabwo yiyitaho ku giti cye, nawe akwitaho. Byari ibintu 5. Ikintu cya mbere twabonye mpereye inyuma, kwiyitaho ku giti cyawe, ntiwite kuri mugenzi wawe, ntabwo ari byiza. Gushyira ibitekerezo byawe ku mibonano mpuzabitsina gusa bishobora gutuma urukundo rwanyu rusenyuka. Kumva ko ari wowe utekereza iby'ukuri uri mukuri nabyo ni bibi. Ntugahore uratisha umukunzi wawe ubuzima wakuriyemo, ntabwo ari byiza rwose. Kumva ko uzategeka uko ukundwa nabyo ntabwo ari byo. Ibyo bintu rero byari ibintu 5 bifatiye mbere mu gusenya urukundo. Uyu munsi sinkubwiye ngo ugende urebe mugenzi wawe ibyo adakora, irebe, isuzume, kuko burya kugira ngo ibintu bigende neza, mbere yo gutunga agatoki abandi ugomba kubanza kwireba wowe uri shyashya. Ese wowe urebye mu buzima busanzwe, mu buzima bwa buri munsi bw'urukundo, ni iki ubona gishobora gusenya urukundo, gishobora gukuraho urukundo? Nawe wambwira kuri WhatsApp yanjye, ntegereje ibitekerezo byawe.